Murakaza neza kuri Softman Official. Menya ubusobanuro bw'izina ryawe. Izina Noella ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Natalis, bikaba bisobanura wavutse mu bihe by'iminsi mikuru ya Noel cyangwa se wavutse kuri Noheli. Bamwe bamwita Noelle, abandi Noelene, Noella, Noelia n'ayandi. Bimwe mu biranga ba Noella ni umuntu utabika ibanga igihe kirekire, n'iyo bigerageje biramugora cyane bikarangira bivuze. Gusa nubwo atabika ibanga, ni umuntu utazi kubeshya, ntabwo azi guca ku ruhande, akubwiza ukuri muri byose. Noella avugisha ukuri, ni nayo mpamvu iyo hagize umubaza icyo yabwiwe nk'ibanga bimunanira kugihisha. Imyitwarire yaba Noella abandi bayifata nk'igitugu, kuko ibintu byose aba ashaka kubiyobora. Ni umuntu uzi gukora kandi uzi gutera umwete abandi, gusa akora ibintu byose ahubuka ku buryo atabasha no kubona ahakozwe ikosa. Ni umuntu w'umunyamatsiko uba ashaka kwihuta agasiga n'igicucu cye. Ubuzima bufata nk'ikibuga cy'ishiraniro, hahandi iyo urangaye ushobora kuhatakariza ubuzima. Akunda imikino itandukanye, kuganira no gutanga amakuru, akunda impinduka no gutembera. Iyo abonye ako kanya arabikunda cyane, bitewe n'ukuntu azi kuganira, guseka neza no kwiyegereza abantu. Izina Perpetuel cyangwa Perpetua bisobanura utera imbere mu buryo buhoraho. Ni izina rikomoka mu Kilatini. Perpetuel acisha make, ntakunda kwibonekeza, kandi iyo ukimubona ugira ngo ntakunda abantu. Agira ibanga cyane kandi ntagapfa guhubuka ngo avuge cyangwa akore ikintu atatekerejeho. Akunda gusesengura utuntu twose kandi ntapfa kwemera ibyo umuntu amubwiye byose. Icyakora akaba ari wa muntu ujya mu iyobokamana cyane. Perpetua cyangwa Perpetuel nanone akunda kugira igihe cyo kwitekerezaho, kandi abasha gutekereza ku bantu, akagukunda cyangwa akakugendera kure agendeye ku myitwarire yawe n'ibintu bifatika wakoze. Akunda kwigenga kandi ntago agira irari ry'ubutunzi ngo abe yagukundira amafaranga yawe. Ikindi kiranga Perpetuel ni uko akunda gufasha abandi. Izina Diane ni izina rikomoka mu kirimi cy'Igiheburayo. Akunze kuba ari umunyamabanga, aba ari umunyambaraga ku mpande zose. Ikindi akunze guhirwa cyane mu ishoramari. Diane aba ari umukozi mwiza, haba mu buryo bugaragara ndetse no mu butagaragara. Afata ibyemezo byiza adahubutse, bitewe n'imiterere ye ituma abona umwanya mu buyobozi ndetse igatuma aba umunyembaraga. Ikindi Diane aba ari umuntu ukunze gutuza cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura. Izina Innocent ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, aho bisobanura Innocere. Innocent ni wa muntu uba utakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose icyo yatangiye atarakirangiza. Aba ari wa muntu ukunda ibintu byo gushushanya ndetse n'imideri. Agira urukundo ndetse akagira n'ubumuntu. Ikindi aba ari umunyamahirwe mu byo akora, yaba bibi cyangwa byiza. Agira n'impano yo kwandika mu byo akora byose biba bisobanutse. Izina Angelique. Izina Angelique ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki, risobanura Angelo cyangwa Angelani. Angelique ni umuntu ukunze kuba ari umunyembaraga, ariko nanone rimwe na rimwe akaba umunebwe. Angelique kandi nanone akunze kuba ari wa muntu wihoranira morale. Ibintu byose ntabwo ari umunyabikorwa, ariko ni umunyamipangu. Ashobora gupanga ikintu ariko we ntakishyirire mu bikorwa, ahubwo akagiha abandi ngo aba ari bo bagikora. Yumva yakwigenga kandi nanone akunze kuba ari umushakashatsi. Ikindi ahora ategereje amahirwe gusa mu bintu bye, ndetse we aba yumva n'ibyo yakora yabikora mu nzira ze gusa. Izina Edmond ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki,
risobanura Edmond cyangwa Edmond. Edmond aba ari wa muntu uhindagurika mu bintu byose, kubera ko ibyo akora byose ahanini biba bicuramye. Ni umunyabirori, yikundira umutuzo, ni wa muntu utagira impano y'ibitekerezo bizima. Ntajya afata umwanya wo kuruhuka, agira igikundiro ndetse ahora mu butumire bwo kuryoshya ubuzima. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko ngo buriya Edmond agira impano yo kwiga mu buryo bworoshye. Izina Grace aba ari wa muntu usobanutse, atumika, ucukumbura, yewe akaba ari n'umunyamutima, ariko agakunda gukinishanya ndetse no gutanga inama. Atekereza byihuse kandi neza, abika ibanga, kandi akagira n'impano y'ubushoramari. Ikindi, aho ari hose aba ashaka kwigaragaza ngo bamubone abinyujije mu bwenge bwe afite. Izina Rosine ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, aho basoma Rosina. Rosine muri we arangwa n'itegeko, kuko aho ari aba ashaka ko ategeka. Iyo yatangiye ikintu atuza ari uko akirangije. Agira imbabazi kandi akishimira gufasha ikiremwa muntu. Ni wa muntu ushawutse kandi urangwa n'umutima mwiza. Izina Rosine ikindi kandi ni uko ari wa muntu wizerera mu itegeko, umwanya ndetse no kugaragara neza mu bandi biba ari ingenzi kuri we, kandi ahora ashaka uburyo bwose abandi bamwiyumvamo. Ikindi kandi agira impano yo kwishakishiriza icyemezo ubwe. Nawe watubwira izina ushaka ko tuzakubwiraho ubutaha. Mwakoze guhitamo kumva Softman Official.